agace ka gatatu tugatangiriye ahangaha ku ruhande n'abakobwa bari barahangaha ati umwamikazi turagusingije cyane n'abakobwa bagendana n'uyu nguyu ati naratekereje ko batangiye ati yego rwose baragutegereje tugende bari bategereje uyu mukobwa Janet bagiye kugenda buretse gatoya uyu Elanoko yaciye ahangaha bimyoza nyabareba ati ntabwo ari ngombwa kugira ngo tuntu tworoshye mu bigireho inzika buriya nyine ukuntu tugiye gukora kuri stage yacu nibyo biri buze kugaragaza umuhanga tugenda kuri stage turebe umuntu uzatsinda aya marushanwa sasa rero na gace ka gatatu dutangiye kubera ko amahoro ahoze araya bose nkuko ubwenge bugira benshi reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buruko kizeho uzajya ukabona kuri iyi channel nyine IMIRASIRE TV series nimero yanjye ni 0788205788 ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe amazina yanjye ni Ancestor Inyase ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo ati rero mwa banyeshuri mwe uyu munsi tugiye gukora amarushanwa ya in-house spelling bee nyine aho amagrupe yose ari buze kugaragaza nyine ukuntu bimeze ariko nanone abatsinzi babiri gusa nibo bakenewe bazapresentinga ikigo cyacu mbese bagiye guhera hasi buri shuri bityo rero ugomba gukora uko ushoboye kose cyane nyine iyo mvuze ngo gukora ibishoboka byose byawe mvuga ibishoboka byawe byose murakoze cyane ati sawa cyane groupe ya mbere muhaguruke ni wa mwarimu uvuga ukuntu groupe ya mbere ni yaba Juliet mufite amasegonda 30 mugiye kujya mukoramo ibintu nyine buri jambo uhawe ukarispelinga neza cyane atego turabyumva mwicene no mwarimu itsinda rya mbere sasa rero bagiye kugenda bavugira ngaho ni muspelinge ijambo anemone ubwo uyu sasa haguruka n'umwarimu uyu nguyu ijambo anemone avuga nyine spelling yabyo ibingibi nibyo bita spelling nkuko uri kubona byanditse ahangaha noneho subtitles z'uyu munsi zo wazizera zimeze neza groupe ya kabiri ni yaba Janet nyine ngaho ni muspeling iri jambo sinesodone nanjye sindisomye neza riracitse uyu mukobwa Janet ni umuhanga nyine tuburiya hari ukuntu umuntu aba ari umuhanga cyane noneho abandi bahanga bakamugirira ishyari ariko iyo uri umuhanga ugira ishyari ubwo ntabwo uba wifitiye icyizere nyine groupe ikurikiyeho ati ngaho ni mu spelling ijambo colonel uyu nguyu nyine ni umusore Alex avuga iri jambo colonel neza cyane arabikoze neza cyane ni umwarimu uyu mwarimu ameze ukuntu groupe ya nyuma cyangwa se ya D nyine ya kane yaba David uyu niwe David ati ngaho ni muspeling ijambo drought uyu musore David avuga amanyuguti agize iri jambo ararikora neza cyane arikoze neza cyane icyana ni umwarimu sasa rero nibiki byose bavugana ku tugambo nyine uyu nguyu groupe ya I ni groupe irimo wa muhungu umeze ukuntu ushyira n'udutentire nanjye nzadikira yavuga ati uvuze ngo iki nyakubaho ijambo quinoa nese basi wambwira definition yaryo yavuga ati pardon ati yego nyine ubusobanuro bw'iryo jambo ati wache nta kibazo ni good foot native of the ends nangira ijambo sindizi niba ari ibintu by'ibihingwa bimeze nka gute yavuga ati kwe ahita byica agitangira hoya sibyo urabyishe icara urabyishe uyu nguyu bamubwira irindi jambo nabo wapi itsinda rigezweho wapi urabyishe mbese barimo kugenda uyu mukobwa we twabonye ameze nk'umuri serious cyane sinzi niba ari buze kubikora urabyishe nawe itsinda rigezweho ndabona natanazi mbese ni competition yari ikomeje ahangaha abanyeshuri kugira ngo turebe uzatsinda ariko twabonye uyu mukobwa Janet ndetse n'uriya Juliet bameze nk'aho wagira ngo barahanganye kandi uyu Janet ni mushyashya inaha Janet arabikora ibyo agomba gukora neza cyane uryo rutoki nawe Spilogia iryo jambo avuga uriya araba nase uriya ameze gute na gute urabyishe urabyishe iri shuri ni bwoko aka kanya sasa rero nyuma ya spelling in-house competition Nuramaka wumvise izina ryawe uhita uhaguruka kugira ngo tukubwire nyine niba uri ku rutonde n'ibiki byose bagiye gusoma nyine abanyeshuri bari buze noneho kuba bari mu marushanwa y'ikigo Alexander John Frederick n'uyu musore ari ku rutonde aratsinze sasa rero bamukomera n'amashyi Juliet Michael George uyu nguyu ahita nawe ahaguruka aratsinze Ella David Sam arahaguruka nawe ariko murabona tuzina abana bafite dutatu Rebecca Victor Ocon Rebecca n'uyu nguyu nawe izina rye turarimenye sasa wanga Samantha ati Rita Friday Godwin
haguruka nonaha. Uyu nawe agendana n'uriya mukobwa Janet Jackson Uda, uyu nawe aratsinze. Sasa nabagiye kwitabira muri David Edmond Jack, David nawe aratsinda. Sasa mwese musigaye mu bakomera amashyi nonaha. Mwicare no mwana mwicare set aya ngaya ake nibyo uyu munsi nibyo ngibyo. Ubwo murakoze, mugira umunsi mwiza. Abanyeshuri basigara ahangaha bishimye turabikoze, yego turajya ahakurikiyeho. Samantha we abari aho arimo gushinata nyine. Umusore Alex nuko yaje. Samantha nuko nguko yaje. Samantha aranga. Nese umeze gute? Meze neza. Wowe se umeze gute? Nanjye meze neza. Rero hari ikintu cyakuganiraho nawe n'umusore. Nikihese umusore Alex avuga ati nge ntabwo nkunda factor y'uburyo iteko uri wenyine witwara nkaho wagira ngo ntabwo uri igice muri twebwe nyine, nta n'inshuti ugira. Warerutse umutima avuga ati oya, nta muntu wagira inshuti y'umuntu uri irrational nanjye. Mbese bambona ukuntu uyavuga ati ariko Samantha uvuga neza, ndatekereza dushobora gushaka igisubizo cy'ibyo bintu. Uyavuga ati nese ni gute uzashakira igisubizo ku kibazo utanazi, ahubwo wa musore we nyagasani Alex buriya ntabwo ushobora kubonera igisubizo cy'ikibazo utazi. Mbese ubimenye ugire n'umunsi mwiza. Ni umwana ubaho ubuzima bwo gusitaraguringa, ariko uburyo twatangiye agace ka mbere avuga ngo yavukanye ikiyiko cya zahabu cyangwa se ikiyiko cy'umuringa nyine cya umuringa harya mpise mbyibagirwa cya siliva nyine, ngo yavukanye ikiko cya siliva. Ariko nanone ngo ubuzima ngo ntabwo bumeze nkaho wagira ngo ni uburiri bushashaho indabo z'iroza, cyangwa se ngo it's a bed of roses. Nyine uburiri buri comfortable. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni amagambo y'umukobwa twatangiranye barimo kuvuga nyine, arimo kuvuga mu buryo bw'amagorane. Noneho atwereka n'uburyo arimo gusitaragoringa ngo makamba babana. Ntabwo azi ko uriya mwana ajya gusitaragoringa kugira ngo abashe kumufasha. Hanyuma se Juliet we mvugisha nonaha byagenze gute ku ishuri? Umukobwa yira vugisha mama we, nase byagenze gute uyu munsi? Umukobwa aramwe ndagufashe. Yari yirakaje kugira ngo mama we amwe. Yego gakobwa karaho gusa kari nati ukameze. Hanyuma se byagenze gute uyu munsi? Uyu nguyu avuga ati intambara yari ikomeye mama. Umva abanyeshuri 8 nibo babaye qualified mu banyeshuri 30. Yavuga ati wow, ati nawe se uwo mu competitor? Yego rwose abayobozi b'amatsinda yose batsinze, twese turi mu. Ndavuga ati ibyo ni byiza cyane. Unteye ishema mwana wanjye, ntabwo ugomba guhangayika mukobwa wanjye. Urabizi buriya uzapresentinga ikigo cyanyu muri iriya competition, ni wowe uzatsinda, ni wowe uzabaserukira bose ubatsinde. Uyavuga ati yego mama. No mubyeyi utanga icyizere. Ariko nyine areka tugenda mu rugo nyine, nanjye dufitiye akantu kagutegereje kari special naguteguriye nyine. Ibintu nk'ibyo ngibyo vuga ati yego rwose. Mba numva nk'umubyeyi agomba kuvuga ko n'ibihe bibi bishobora kuza ukabicamo nyine noneho iyo witeze ibyiza gusa ugahangana n'abandi baciye mu bihe byinshi barakwemeza. Samantha arahangaha arimo kurira muri iri shyamba akunda kurota. Izi ngizi ni inzozi akunda kurota. Uyu mukobwa aranga akomeje kurira cyane, ndetse umwana baramubwiye ngo ni umusore witwa Daniel, ngo baravukanaga, ngo yapfuye afite imyaka 3. Samantha umwana apfa afite imyaka mikuru. Kubera iki urimo kurira se? Urarizwa n'iki? Uyavuga ati ubuzima bwanjye bwose bugenda bwibarangura, ni uguhindukira bugwa hasi. Umusore arabyumva, byose nibyo akunda kurota. Ndetse kandi nta kintu kinankorera. Mbese nta kintu kinkorera, nta bijya mbere. Ese niki nakoze muri ubu buzima? nacumuye iki? Ni umwana uhora mu maganya. Biraho nyine biraho. Uyu musore amubwira ati ngwino tujyane ngira ikintu njya kukwereka. Sasa rero igira hino. Uyu nguyu amuhereza n'ikiganza kugira ngo bagendane. Umusore agira ibyo ajya kumwereka cyangwa se agira ahantu amujyana. Yaramuhagurukije gakeya cyane, ariko mu nzozi. Ni umwana akunda kurota mu nzozi buri gihe. Niba aba yamubonekeye koko, niba ari inzozi zisanzwe. Ibi ngibi nibyo turi buze gukomeza kureba nyine. Ukibuka ko niba aka gace ka 3 urimo kukareba, ubwo n'aka 4 karahari uri buze kukarangiza wese ugenda. Tugiye yese undi avuga ati tugiye ku intangiriro cyangwa se suruse nyine. Suruse yiyihe urimo kuvuga se? Ati we nkurikira Samantha we.
murekera nkujyane kuri suruse cyangwa se aho ibintu byose biba bimeze nk'aho byatangiriye nyine, ku buryo uri buze kukareba kose nyine kagahita karangira, dukomeza dukubita tubangura n'akandi kakazaza gutyo. Hari aho yamuzanye ahantu mu rugo, uru rugo ni urwanditse kandi turi kuhakora iki nonaha. Uyavuga ati ntugire ikibazo Samantha, aruhutse umutima, ni umusore uri ahangaha, ati buriya iyi niyo suruse ya tribulation yacu, cyangwa se ni nkaho yavuga ngo ni suruse y'ubwoko bwabo cyangwa se aho bakomoka. Ati aho dukomoka, ati yego rwose Samantha we, ni ahangaha. None se nyiri iyi compound aramutse atubonye ahangaha, ati nta muntu ushobora kutubona Samantha, wowe koresha amaso yawe neza, tegereza urebe ibyo ugomba kubona, tugire icyo bitugezaho. Kumbe bari ahangaha hari umugabo wasohotse arimo kwihungura utuntu tw'udusimba, afite n'akantu arimo kunywa nyine, yicaye nk'umugabo uganjiwe mu rugo. Aka kantu ko kari gukora cyane niko yivugishaga mu mutima. Ako kanya hari undi waje, umugabo ari ahangaha, undi yaje, komera cyane ndagusuhuje, muvandimwe wanjye mutoya, umeze gute se? Ati meze neza cyane, iminsi myinshi. Yuri umeze neza se? Ati yego rwose. Ati umuryango wose umeze gute? Uyavuga ati abari abantu se baragiye bagiye mu isoko ryo mu mujyi. Nari nsomye nyine byihuta cyane. Urabizi nyine uyu munsi ndi gusoma kubera amagambo naya nyayo, nibyo byihuse nyine. Urabizi uburyo ibintu byabo babikora nyine, uyu munsi ni umunsi w'isoko. Umeze gute se? Ati icara. Ati oya ntugire ikibazo rwose, ngenda ahangaha kubw'ubutaka, nzanwe n'ubutaka sasa rero. Yavuga ati buhe butaka urimo kugerageza kuvuga hose? Uyu nguyu yavuga ati umva rero, buriya abana banjye n'uyu uje ngo ashaka ubutaka bari hafi gutangira amashuri, ndetse noneho ndavuga ati icara tuganire, icara. Ati oya wihangayika muvandimwe, ntuhangayike, ngenda ahangaha nzanwe n'ubutaka, ndetse urabona abana banjye bari hafi gutangira amashuri, ndetse kandi uzi umwana wanjye w'umukobwa, uriya mwana wanjye w'umukobwa ni umukobwa w'umuhanga cyane muri iki giturage cyose turimo, ndetse kandi urabizi nkeneye kumuhereza uburezi bw'ibanze bukomeye cyane burenze, ndetse iyi niyo mpamvu ndi ahangaha nonaha, ndetse kugira ngo mbone ubutaka. Ngenda ahangaha kandi ndakomeje cyane, nshaka ubutaka kugira ngo umwana wanjye mwishyurire ishuri. Oya amureba nabi, arahaguruka aramureba. Ntabwo ujya uhagarika kuntangaza wa musore we, ni umuvandimwe, ntujya uhagarika kuntangaza. Ni ukuri ntabwo ujya uhagarika kuntangaza rwose. Nasa kubera iki uri umunyabugugu, ubundi kubera iki uri greedy cyane? Ubwo bugugu bukura he? Mbere atangira kumubarira sasa rero, papa wacu nyine, daddy wacu, noneho yaguhaye business ze zose yari afite, nuyuje gusaba ubutaka, ndetse nanone papa wacu yanaguhaye estate, cyangwa se n'inkano hanini cyane nyine, hari inyubako nyinshi, ndetse na papa noneho yanaguhaye n'imirima yo guhingamo myinshi cyane. Oya amureba byonyine gusa kubera ko nyine noneho wari wowe muhungu wize wenyine mu muryango wacu, byose yarabiguhaye. None uyu munsi nyuma y'ibyo byose ufite intoryi gatsi zo kuza ahangaha mu rugo iwanjye, uje mwo kunsaba kugira ngo ubutaka bwonyine gusa, ubutaka nifitiye ku giti cyanjye cyangwa se njye n'umuryango wanjye dusigaranye, ngo turimo gukoresha kugira ngo turokoke. Gute ibyo wabikora? Yavuga ati no, oya ngiye ntabwo ndimo kuba umunyabugugu. Ndavuga ati yego, ngiye nje ahangaha kugira ngo ndebe ubutaka, ntware ubutaka. Nase ni wowe mwana w'imfura muri uyu muryango se, wowe ushaka ubutaka? Oya. Uyavuga ati urabizi ko buriya butaka papa yabumpaye. Ndavuga ati oya, impamvu nuko ntari impari icyo gihe baguha, ndetse kandi harimo na papa wacu, mwari mwaratekereje ko ngo napfuye, niyo mpamvu ubwo butaka babuguhaye, none ubwo yarabwisubije nyine. Uyavuga ati oke, sasa rero reka ibingibi tubikore mu buryo burimo ubushuti byanyabyo. Tujya hehe se? Tugende ku butaka. Tujye ku butaka. Yamata oke nta kibazo, reka tugende. Nuko nguko bagiye, ariko uyu waruje gusaba ubutaka ngo yari afite umwana w'umukobwa nyine ugomba kwiga neza. Uyu Daniel bageze imbere, ubwo bari bagiye yarasakuje. Uyu nguyu yagiye kureba umuntu usakuje umwana aramufata. Nibiki bibaye se? Ati yego John yishe umuvandimwe we mukuru. Nibyo yarotaga niba uriya mwana mubonekera bya nyabyo bwite, kuko izi nzozi z'uyu mwana w'umukobwa Samantha zirakomeje cyane, ku buryo nyine zikomerezaho
agenda atwereka nyine. Uyu nguyu nabyo yarabirose. Daniyeli akunda kurota arimo kubimwereka ngo umwana w'umukobwa wagombaga kugira amashuri meza, yiga amashuri meza, ariko nyine ubutaka papa yari yarasize ahaye uriya undi muvandimwe yarabufashe kubera ko ngo batekerezaga ko yapfuye. Birahurira hehe nako turimo kureba? It's a brain behind, cyangwa se n'ubwonko buba bwihishe inyuma, cyangwa se ibyabaye byihishe inyuma y'ubwonko bidasaba ibindi bintu, ahubwo hakenewe ubwonko nyine. Niko akangaka bakise ushaka kukareba kadasobanuye, ariko kukareba kadasobanuye nyine bisaba stress nyinshi. Niyo mpamvu ndimo kubikubwira gutya nyine aba ari byiza. Uyu musore Alex yakomeje kuza akajya yiganirira na Samantha nyine bisanzwe, ndetse barimo kuganira Juliet nuko nguko yaje shahu arababona atoya nta bya danje n'ibiki byose, nuko nguko yaje Alex we nshaka kukubona nonaha igitaraganya nonaha. Ndavuga ati hari ikibazo se? Utoya uvuze ngo iki? Avuga ati mburetse gatoya ngende njye kuganira n'uriya mukobwa numve ibyo arimo kumbwira. Ni abashuti ariko bigaragara niba abangaba banafitanye n'akabano ukuntu baje ahangaha ku ruhande. Uyu mukobwa yigira uwa danje nyine ngo niwe wa mbere. Nese maze iminsi ndimo kukureba muri iyi minsi nibiki bijya mbere hamwe n'uriya mukobwa utagira ubwonko se? Uyavuga ati Juliet, Samantha ashobore kuba ameze nka kuriya ameze ariko ntabwo ari ikigoryi nyagasani. Uyu nguyu yavuga ati ibyo ngibyo ntabwo bisubije ikibazo nkubajije nuna. Uyavuga ati ariko naratekereje ko mfite umutwe w'ikigoryi. Icyagiye no mu duce twatambutse. None se ko natekereje ko wavuze ngo mfite umutwe w'ubugoryi nyine w'ikigoryi, none se nugute aho mperereye bikureba? Ndavuga ati Alex, njye ntabwo ngushaka kubona iruhande rw'uriya mukobwa cyangwa undi mukobwa ahanga muri iki kigo cyacu ndakwiyamye. Yavuga ati Juliet, ndetse kandi uwo ni umwanzuro wanjye ndetse ni finali, sinzongere kukubonana n'undi mukobwa. Kumbe uyu musore kubera nyine umukobwa aba yamuciye amazi ngo urufite agatwe kakagoryi cyane. Uriya mukobwa niba banakundana baba baramwanze kera atanabizi. Abasore niko duteye, turakwanga tugakomeza kuba turi kumwe nawe mu gihe tugitegereje udufasha. Nibikize aravuze ngo ntabwo ashaka kumbonana ngo n'undi mukobwa ngo muri iki kigora cyangwa nawe, kandi noneho nta nubwo anankunda uriya muginga. Yavuga ati Alex we, buriya ibyanditswe biragaragara, ahubwo nuko udashobora kubyisomera. Inyandiko ziragaragara, nuko udashobora gusoma wowe tu ibijya mbere ntabwo unabizi, ndabona unatanabizi. Ni umukobwa Samantha bigaragara ko nyine guca muri byinshi binamugira, kagira n'utugambo tw'ubwenge. Ari ahangaha mu ishuri. Wow harabaje murebe umuntu urimo gusoma noneho urimo kwiga. Baza kumukwena Samantha bamurambika ati wasanga wenda ariya marushanwa arimo kuba agiye kuyagiramo uruhare. Oya ngo yo araseka cyane, kumbe ntabwo ayarimo nyine byaramucitse. Ati Samantha rwose, none se aka kanya nkugira inama agakobwa. Yavuga ati Juliet wowe cacaka ninda kuvugishije se ninda gusabye igitekerezo cyawe. Alex baramupfukirana. Ati rero nkuko nari ndimo kubivuga mbere yuko banyentera, ndavuga ati mani sorry kiramo imiyaga ugigo umukobwa afite ifitina. Ati ukeneye kwiga trading cyangwa se kugurana nyine yego rwose ukeneye cyangwa se ni nko kumubwira ngo akeneye kwiga nk'umwuga hano muri iki kigo ntabwo yagakwiye kuba ahari. Wenda ukajya kwiga nk'ubudozi. Oya kubera icyo wabwira umukobwa w'icyuki nk'ubu ngubu se ngo ajye kwiga ubudozi? Oya rero nyine wenda wasanga wajya kugurisha crayfish ku isoko, nyine isambaza zikaranze cyangwa amafi ababuye se karanze mu mavuta nyine kubera ko ishuri ntabwo ryaremewe buri muntu uwo ari we wese yakubita havuga atari ko tutuntu. Ntabwo umuntu ashobora kugira serenity mu ishuri hashobore kuba hari serenity ahangaha mu ishuri. Serenity n'umukobwa amureba amwitegereza cyane. Reba urimo kuvuga rero ni Kaela. Ati Janet the diva cyangwa se ikigirwamana anga yavuze ngo ni umuhanga cyane, ariko njye ntabwo ndi umwizera. Nyine yavuze Janet the diva ni imana yo mu Buhinde, abantu mureba na filime zo mu Buhinde murabizi. Ariko nubwo wigira iyo mana njye sindi umwizera, bari imyoza cyane. Serenity ni nko kugira nyine umutuzo, noneho umuntu akatanga umutuzo ariko uri mu bwenge nyine. Uyavuga ati buriya rero wa mukobwa we, serenity ni by'abantu bafite integrity,
nyine kugira ngo umuntu agire umutuzo yige agire n'amahoro nyine ni ibintu by'abantu bafite integrity cyangwa se ubunyangamugayo nyine. Muceceke ahangaha abanyeshuri baravugije indura. Muceceke ni udukobwa dufite ifiti n'ahangaha, ariko sinzi ko bizarangira, nanjye ntangiye kwibaza. Ibyo ngibyo byaranabaye baba bacyocyorana. Uyu nguyu bikarangira aje kwiga ahangaha mu rugo nyine bisanzwe kugira ngo arebe ko ari amarushanwa azakomeza gutsinda cyane, ariko afite ibyizere byinshi kandi ibyizere birakubitisha. Nigeze kwizera ko ndi uwa danje. Baby girl, ndimo kubona rwose urimo kwiga. Tego mama, hayi bimeze bite se? Areba avuga ati oke nta kibazo rwose. Ni mama we yitwaga Hana mu muti w'umutima, amureba amwitegereza. Ngaho rero spellinga iri jambo unscrupulous. Uyu nguyu unscrupulous, yego rwose. Umukobwa avuga ati UN n'ibiki byose arabivuga inyuguti zose. Mama we amureba amwitegereza, oke ararivuga ryose unscrupulous. Sasa rero uwo ni umukobwa wanjye. Oke ngaho rero aka kanya spellinga iri jambo certain. Uyu nguyu avuga ati certain, ahita arivuga neza cyane, mbese bigaragara ko nubwo afite ifitina afite mama nshaka amagambo akomeye wana oke ntari ushaka amagambo akomeye rwose. Oke ntari bisasa rero. Sasa rero spellinga ijambo ganization. Ati mama tiego nyine se washakaga amagambo akomeye se ngo hayirikomeye rero. Ganization sinzi. Uyu nguyu ngo G ahita byica igitaraganya. Ati hoya harimo hecyo wagakobwa w'imbere ya ati mame oya na atego rwose warakeneye amagambo akomeye nibyo washakaga rero amagambo yose ugomba kujya ucekinga nyine yose. Oke ati yarakomeye cyane. Ati oya dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, cyangwa se ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Uyu munsi uduhereze ifunguro ridutunze cyangwa se umugati wa buri munsi. Utubabarire ibyaha byacu cyangwa se ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abo ngabo baducumuyeho cyangwa se baduhemukiye. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago, utuderivaringe mu ikibi, ndetse kandi ubwami bwawe buze, imbaraga ndetse n'ikuzo ryawe by'iteka ryose rihoreho ahangaha. Amena. Umukobwa asengana n'amakamba, bigaragara ko ari amasaha baba bagiye kwiryamira nyine kugira ngo bakomeze ubuzima. Begera ahangaha baza kuryama. Makamba ntituramenya ngo ni muntu ki, ndetse n'ubufasha uyu mukobwa amuha Samantha acuruza ku muhanda, Makamba ntabwo abuzi ko uriya mwana astragoringa. Kubera iki sasa rero? Ese no kubera iki arimo gukomeza kurota na ziriya nzozi turimo kureba ahangaha ku ishuri? Ubwo nyine amasaha bakomeje kugenda tunareba ibintu byose ukuntu bimeze. Abanyeshuri bakazana ahangaha gufata amafunguro nyine. Uyu Janet abara ahangaha arimo kurya bisanzwe, n'abandi banyeshuri nyine barya bisanzwe. Abazagenda ahangaha sasa uyu urya intoki nuko yaje. Tugufashe iki? Urya intoki. Bamureba nshaka kwinjira muri kateri yanyu nyine mu itsinda ryabo kateri. Bano baraseka cyane. Ubu se twakwinjiza ra? None se aka kanyura mayopiki kwa kundi nyine ubona ibintu cyangwa nta muntu uri ahangaha muhuye. Ateye irita rwose. Nese ntabwo ari ngombwa ngo umubere mufate nabi. Ati rata Juanita, nta kintu cyitwa iyo kateri ihari cyangwa se iki, ahubwo twebwe turaba teammate bawe nyine nk'abanyeshuri twigana. Uvuga ati nshaka kubiyungaho rwose. Uyavuga ati ibyo nta kibazo, turi buze kubiganiraho nyuma ya competition irangiye, sibyo? We amuha icyizere, bigaragara ko uyu mwana Janet nyine ntari birye. Uyu nguyu aramuseka cyane nundi, ariko Janet we nta bintu bya danje, ameze nkanjye. Twebwe ntabwo dukomeza ubuzima. Competition ati iyi faze tugezeho sasa rero ntabwo ari mu magurupe, noneho ni buri wese ku giti cye, individually nyine buri wese agiye gukora ku giti cye. Barimo Miss Juliet aka kanya avuga iri jambo, spellinga iri jambo Sibalite. Aya magambo rero namwe mwisomere nyine. Arayavuga noneho ati oke urabikoze neza cyane. Uyu nguyu nawe avuga ati Alex we ngo spellinga ijambo Fieldman. Uyu musore ahita arivuga neza cyane. Oke urarikoze neza cyane. Rebecca wa mukobwa wanga Samantha. Rejuvenate
uyu avuga n'ibiki amagambo arayavuga neza cyane ndetse umukobwa naryo ararikora neza cyane arabyishe da ndihuse. Aha, Ella ari ngaho uvuga iri jambo controverti. Uyu nguyu nawe agira ifitina ryinshi cyane, sibwo simwatangiye gufana we abo dukunda cyangwa abo twakunze. Vuga iri jambo consecrated. Umukobwa uri ahangaha nawe avuga ijambo consecrated arangije niba aryishe niba rikoze. Aha, sasa urarikoze, banamukomera no mu mashyi. Abanyeshuri bose bakomeza kugenda bavuga ndetse amarushanwa arangiye bazana ahangaha mu ishuri ka Ella kaba gafite ifitina ryinshi kari gushwana n'uyu musore Felix ugishyiramo imiyaga wana ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbese abanyeshuri bakomeje kuganira ahangaha. Kano gafilime ndi kubona gateye ukuntu nyine ni utuntu turi amazing cyane dutangaje ukuntu. Ati rero amanota yasohotse aka kanya wiyumve neza cyane niba uri uwo kumva. Tangira gutanga impapuro nyine. Juliet we, aha, Janet watsinze 90. Ewane ibyo ngibyo sinzi ukuntu bimeze. Naje kubona ko utari umuhanga cyane nk'uko bisanzwe cyangwa se uko wiyumva. Uyavuga terekera ngo kwiboneshwa ibidahari. Reka iyi ngiyi ibe ariyo nshuro ya nyuma uri gucekinga amanota yanjye ya test. Ubundi se ubu wabuze amahoro. Afata urupapuro rwe aragenda. Uba wabuze amahoro. Guys, Juliet yagize 90 nawe, kumbe Janet yamurushije. Yagize 92 nimbe nawe yamurushije nyagasani. Arongera arababara cyane. Nyine abarimo gucekinga amanota y'abandi ngo arebe ko nta wamurushije kubera ifitina ryinshi cyane. Kumbe nawe bamurushije Felix n'umunyakavuyo. Sasa ahangaha ku ruhande uyu nguyu nuko nguko yasohotse ni Ella ndetse Felix Alex aza amukurikiye. Bimeze bite Ella, bimeze bite? Nase Juliet ari hehe? Uyu ngo yavuga ati inshuti yawe urayizi. Nyine amenyereye ubwamamare, ubwo rero iyo igisebo kije ahita burirwa irengero nyine. Avati ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri yagakwe. Ndavuga ati iyo nama yawe yijyane, reka tujye kwa Juliet turebe. Ati umushoferi wawe ari hehe se? Uyu nguyu avuga ati nari namubwiye ko Juliet ari buze kuntwara none yagiye. Wabeshye. Ati yego nyine uriya mugabo ahora arimo kumonitaringa nka wagira ngo ncungacunga aba ari guhereza amakuru papa wanjye ibyo nyuramo byose. Nase tujye hehe nonaha? Ati nkurikira nonaha tugira ahantu tugana. Nyine hari abantu bamenyereye ko ngo iteka bahora batsinda cyangwa se ngo banagomba gutsinda da. Kandi iryo ni itangiriro ryo kugwa buriya. Ni itangiriro ryo gutsindwa kandi downfall nini cyane. Hahandi bizakugora kongera kuzamuka keretse gusa wongeye kwiga isomo rinini cyane. Rito yani nini cyane. Ella nase tugiye hehe? Ati njira mu modoka. Tugeze ati we nyizera winjire mu modoka nonaha tugende ubiki byose. Nabashuti babaranga mu kigo cy'amashuri nyine. Abanga binjiye mu modoka. Hanyuma uyu musore ati hi Desmond, wihangane kuba nagutindije cyane. Umusore avuga ati oya nta kibazo rwose. Uyu nguyu yiyicarira bisanzwe. Alex hura na Desmond ni inshuti yanjye ya kera, nawe Desmond uhure na Alex ni igicamunsi kiza. WhatsApp good bro, bimeze neza sati yego rwose meze neza cyane. Duceho hanyuma se tugiye ndavuga ati Alex ariko mfite amatsiko ari kumbwira hano tugiye. Uyu nguyu avati nugira ikibazo man, ibintu byose biri buze kugenda neza. Ibintu ni ubutamu cyane. Uyu nguyu yatse imodoka kugira ngo bagende, ngo ni inshuti ye ya kera da. Umwana w'umukobwa afite inshuti ye ya kera. Aha, mu gihe ngiyewe niza hafi zigenda zincikaho cyangwa nzicikaho. Mugenda mucikanana naho ntabwo mukigira abashikamye, none we afite inshuti ya kera. Byarakomeye cyane ibyo ngibyo byarabaye. Ndetse iyi modoka barimo yageze ahangaha muri izi karitsiye nyine. Imodoka igeze ahangaha hari imodoka yabitambitse, abavuyemo nuko nguko baje bafunguza imodoka. Uyu musore Desmond waruje kubatwara bahita bamufata igitaraganya cyane, bahita bazana bakubita ahangaha muri butu igitaraganya cyane. Bigaragara ko bamushimuse kubwo ikibazo kimwe cyangwa ikindi. Baje gufata Alex ndetse n'uyu mukobwa Ella baca barahunga barirukanka cyane nyagasani. Sinzi ikintu cyabaye, abasore babirukankaho cyane wagira ngo barashaka kubashimuta cyangwa se ibindi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe. Agace ka kane nako karebe ahangaha ibumoso kugira ngo duhite tunakareba neza cyane turebe ibyakurikiyeho cyangwa se n'ibyabaye nyine.